nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo twibukaga ku nshuro ya 20 muri 2014 yabwiye isi yose icyatumye dushobora kongera kwiyubaka nk'igihugu. Ababwiye ati twagize amahitamo atatu akomeye cyane yatumye u Rwanda rwongera kuba u Rwanda, ndetse u Rwanda rwiza kuruta uko rwari ruri na mbere ya jenoside. Avuze ati yanibuka Ubufaransa, cyane cyane inzego z'iperereza z'Ubufaransa zakwije ahantu hose ko FPR ari aba Khmer Noir, basa n'ababagereranya n'aba Khmer Rouge bo muri Camboge, ariko nabyo abantu bageraho babona ko ari ibirego bidafite ishingiro. Rimwe nigeze kuganira n'umuyobozi w'igihugu tutumvikanaga cyane, noneho niho mubaza ariko ko mbona muriho mugerageza kugira ngo twumvikane, murabiterwa n'iki n'ibibazo dufitanye? Arambwira ati rero, ati mu by'ukuri nta gihugu na kimwe cy'i Burayi kitakwifuza kugirana umubano n'ubufatanye n'u Rwanda, ati kuko nicyo gihugu ubona, icyo gihugu cy'Ubufaransa navugaga hari n'igihe cyavuze ngo abanyarwanda batoye bakoresheje ibirenge kuba bakurikiye guverinoma yakoze jenoside, ngo ni icyerekana ko ariyo bafitiye confiance cyangwa se bafitiye icyizere, ngo ubwo batoye. Rero guverinoma ya FPR bayanze bahunga bajya muri Congo na Tanzania n'ahandi. Rero icyo gihe rero ibihugu nk'icyo ngicyo navugaga byagize kampanye banga ko baha amafaranga direct guverinoma, kuko bavuga ngo ntizamara kabiri. Wagira ngo nibo bateye wa muririmbyi waririmbye ngo rwigera urudusubize, Banki Mondiale, kiriya kigega cyiza cyanze kongera gutangiza imishinga yacyo hano mu Rwanda, ngo kereka tumaze kuriha umwenda wose tuyifitiye. Kandi barabibona ko nta n'ifaranga na rimwe twasigaranye. Mu kwezi kwa 11 muri 1994 habaye inama zari zisanzwe ziba zitwa Sommet France Afrique. Ibihugu byinshi bya Afurika cyane cyane byakoronijwe n'abantu bavuga igifaransa, ariko n'ibindi bihugu bijyamo. Icyo gihe François Mitterrand wari perezida w'Ubufaransa yanze gutumira leta ya FPR, ubwo ngo ntayemera. Nigeze na rimwe ahantu mwari muri kuganira kuri leta ya Habyarimana mutekereza ko mu bikorwa bidasobanutse byose baba bafite ko bashobora gutekereza gukora ikintu nka jenoside? Amagambo yavuze icyo gihe, yavuze ngo ikosa bakoze muri za 59 63 ngo nuko baticaga abagore n'abana. Ngo iyo baza kuba barisha abana, ngo ntabwo nyakubahwa perezida wa repubulika Kagame aba ariho. Iyo baza kuba barisha abana ntabwo Rwigema yari kuba ariho. ngo ubwo rero nta ntambara bari kugira. Cyaho bapfuye. Ibyo bintu murabyumva ndabizi, ariko mubivugaho iki? Abantu bashaka kwerekana ko kubera ko FPR yarwanaga nibyo byatumye abantu bicwa ku kigero bishweho. Urumva ibyo ko bikiri kuvugwa kandi mwaratanze pozisiyo yanyu, kuki hari abantu bagishinja FPR kuba ariyo yari inyuma yo kurasa cyangwa kumanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana? kuba twara
Yego, mwaramukanye amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Uyu munsi twongereye kugira umugisha wo kuganira na Honorable Dr Ambasaderi Murigande Charles. Abantu muramuzi, yabaye mu buyobozi bukuru bw'igihugu, hari n'imirimo ikomeye cyane yagiye akora. Ni byiza cyane nyakubahwa kwemera kuganira natwe. murakoze kuba mwafashe umwanya wo kuza kundeba ngo tuganire. Ndahari cyane, ariko umuntu ababonye arabona ko mumeze neza. Yego, muri mu kiruhuko kizabukuru, ariko ubona uri umuntu ufite imbaraga rwose, n'ijwi rigasohoka rimeze neza. Wenda ikibazo cy'amatsiko ni iki mukoresha kugira ngo mugumane, ntabwo navuga ijambo ubusore, ariko ubona ko harimo imbaraga muri posture yanyu ndetse n'ijwi? icya mbere ni ukuba umuntu afite amahoro mu mutima, umuntu adahangayitse, umuntu ashima Imana muri byose. Ikindi ni ukugerageza kwitwara neza mu buzima. Iyo mbyutse mfata umwanya wo gusenga, narangiza nkajya muri marishe cyangwa se nkagira urugendo rw'isaha imwe, isaha irenga iminota 15 tuvuge. Iteka ngira hagati y'ibirometero 6 n'8 buri munsi. Nkagerageza kurya ibiryo bitanyononera ubuzima, nkaruhuka, nkakora imirimo inejeje. Ngira ngo ibyo byose bifatanyiriza hamwe gutuma ngaragara nk'aho meze neza. Yego, urakoze cyane. Nizere ko n'abadukurikiye bumva ibanga bashobora gukoresha ayo mahoro muvuze yo mu mutima. Nkeka ko ari naho turi buze kwibanda cyane, ariko turebera ku mahoro y'igihugu cyose. Nyuma y'1994 mu kwezi kwa karindwi, jenoside imaze guhagarikwa, wabonaga ko ayo mahoro ntayo mu gihugu, na mbere yaho ntayari ahari, no mu mutima yo mu bantu nayo ntayari ahari. Nko mu buzima busanzwe uzabirebere nk'abantu bahura n'impanuka ikomeye, agahura n'ikibazo gikomeye mu buzima, kikaza kimusobanura ukare, akavuga ati byarangiye ibyanjye, ngomba kuzasobanurwa gutyo ubuzima bwanjye bwose. U Rwanda mu bikorwa byo kurubohora no guhagarika jenoside rwari ruri muri ibyo bihe bya nyuma na nyuma, ahantu umwanzi wawe yakwifuriza kuba uri. Ariko urebye nyuma y'imyaka 31 hari impinduka zikomeye. Reka duhere mu ntangiriro. Niki cyatumye u Rwanda rutaguma hasi ngo rwemere ko rwapfuye, ngo rwemere ko rwatsinzwe? Icyabiteye ni uko twagize ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwumva ko nubwo ibintu ari bibi, ntabwo dukwiriye guhera aho ngaho. Muri twe nk'abantu harimo imbaraga zatuma twongera tukiyubaka, ko kwiyubaka bishoboka, kongera kubaka igihugu cyiza gifite amahoro, gifite umutekano, gifite aho kigana, bishoboka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo twibukaga ku nshuro ya 20 muri 2014, yabwiye isi yose icyatumye dushobora kongera kwiyubaka nk'igihugu. Ababwiye ati twagize amahitamo 3 akomeye cyane yatumye u Rwanda rwongera kuba u Rwanda, ndetse u Rwanda rwiza kuruta uko rwari ruri na mbere ya jenoside. Avuze ati abantu benshi ku isi ndetse n'abanyarwanda bamwe batekerezaga ko bitazasubira gushoboka ko abanyarwanda babana, abahutu n'abatutsi, nyuma y'ibyari bimaze kuba. Ndetse hari n'abayobozi mu isi bagiye batanga ibitekerezo u Rwanda barucamo kabiri. Ariko we nk'umuyobozi wa RPF, wa Rwanda Patriotic Front, FPR,
ndetse n'ubuyobozi bwa FPR bwo bwanga icyo gitekerezo, kuko twe twumvaga ko kuba abanyarwanda bicanye ntabwo ari uko amaraso y'abanyarwanda yirirwa bongorera kwica abaturanyi babo ngo ni uko ari abahutu cyangwa se ari abatutsi. Icyatumye habaho ubwicanyi bugera no kuri jenoside ni uko hari ubuyobozi bubi, ubuyobozi bwagiye bucamo ibice abanyarwanda, bwigisha abanyarwanda bamwe kwanga abandi, kubareba nk'aho atari abantu, bubaha amazina y'inzoka, y'iki, ibintu nk'ibyo. Rero umuti w'icyo kintu ni uko dukwiriye kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Guhitamo kwa mbere ni ukudatega amatwi ibyo abo bantu bose bavugaga, tukavuga ngo twebwe duhisemo kuguma hamwe, tukubaka ubumwe bw'abanyarwanda, abanyarwanda bakiyunga, tukagira igihugu cy'abanyarwanda, nta gihugu cy'abahutu, nta gihugu cy'abatutsi, nta gihugu cy'abatwa, nta gihugu cy'abahutsi, ibintu byose byari gushoboka gutekerezwa. Uko guhitamo kwa mbere niko kwabaye umusingi wo kubaka u Rwanda. Andi mahitamo ya kabiri ni uko twabonaga ko u Rwanda rwayobowe nabi nk'uko nari maze kubivuga. Rero igisubizo si uko twacikamo ibice, ducitsemo ibice tukajya kuyobora nabi, abahutu bakajya kwiyobora nabi, abatutsi bakiyobora nabi, nabwo bacikamo ibindi bice, havamo abatutsi b'abega, b'abasinga, b'abanyiginya, cyangwa se abatutsi babaye muri Uganda, babaye Tanzania, babaye Kongo, babaye Burundi. No mu bahutu hakavamo abashiru, abakiga, abanyenduga. Igisubizo si gucikamo ibice, igisubizo ni ubuyobozi bwiza. Rero twahisemo ko twakubaka ubuyobozi aho umuyobozi abazwa inshingano ze kandi akazikora mu buryo burimo umucyo, butarimo ubwiru, ndetse n'abayobora bakabazwa inshingano bafite. Uko guhitamo kwa kabiri ko kugira ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bukorera abaturage, bwumva ko ijoro n'amanywa inshingano yabwo ari ugutekereza ndetse no kuganira n'abo buyobora kugira ngo bajye inama, bemeranye icyo bakwiriye gukora kugira ngo bivane ahantu habi bari bijyana ahantu heza twese twifuza. Guhitamo kwa gatatu kwatumye u Rwanda ruva aho rwari ruri rukagera aho ruri uyu munsi, ni uko twava mu bitekerezo byari byarayoboye u Rwanda mu myaka nka 35 y'ubwigenge cyangwa se ya independence, aho abayobozi b'u Rwanda babwiraga abanyarwanda ko u Rwanda ari agahugu gato, agahugu gakennye, kazabeshwaho no guhinga. Abantu bakavuga ngo umurimo ni uguhinga, ibindi byose ni amahirwe, bakumva bazatungwa n'imbabazi z'ibindi bihugu byateye imbere, z'imiryango mpuzamahanga. Twebwe turatekereza ko Imana itaturemeye kuba abantu b'abasabirizi, b'indushyi, b'abakene. Imana yaremye abanyarwanda, ibashyira mu Rwanda, ihashyira ibyangombwa byose byatuma abanyarwanda babaho neza. Cyane cyane iduha ubwenge buri mu bwonko bwatuma dutera imbere nk'uko n'ibindi bihugu byose byateye imbere. Rero uko guhitamo gutekereza byagutse nibyo byatumye uyu munsi u Rwanda rutangwaho urugero mu bintu bitandukanye. Ugasanga u Rwanda harabera inama mpuzamahanga
ndetse tukaba ari aba kabiri muri Afurika mu kwakira inama mpuzamahanga. Ugasanga mu Rwanda harabera shampiyona z'amagare, shampiyona y'isi y'amagare bwa mbere ije ku mugabane wa Afurika ikaza mu Rwanda. Inama nkuru ya FIFA igiye kuza bwa mbere ku mugabane wa Afurika ikaza mu Rwanda. Inama nkuru ya FIA, Federation Internationale Automobile, yajya kuza bwa mbere ku mugabane wa Afurika ikaza mu Rwanda. Bitewe n'iki? No gutekereza byagutse, kuko gutekereza byagutse nibyo byatumye twubaka amahoteli meza cyane, tugakora ibishoboka byose kugira ngo umujyi wacu ugire amahoro, ugire umutekano, ube mwiza, tugashyiraho imitegekere myiza ituma abantu babona serivisi mu buryo bwihuta. Ibyo byose bigatuma abantu baza hano, abashaka gushora imari bakaza. Kubera iki? Kuko twatekereje byagutse. U Rwanda ni cyo gihugu cya mbere muri Afurika y'Amajyepfo ya Sahara rwagize rezo cyangwa se network ya broadband bwa mbere nini. Tureyinga cyangwa se dushyiraho fibre optique igera hafi ya hose. Ibyo tubitekereza, ibihugu byose byitwa ngo biza kudufasha gutera imbere byaravugaga ngo ubwo ni ubusazi, abanyarwanda ntabwo bakeneye interineti, bakeneye ibishyimbo, ibijumba, amasaka. Tukavuga tuti yego, ibishyimbo n'ibijumba barabikeneye, ariko ntabwo ibishyimbo n'ibijumba byigeze bigira uwo biteza imbere. Yenda byakubuza kwicwa n'inzara, ariko ntabwo watera imbere. So tugafata ibyemezo nk'ibyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika agafata icyemezo cyo kuvuga ngo niba tugurishije Rwandatel, amafaranga avuyemo reka tuyakoreshe gushyiraho fibre optique. Uyu munsi kuba twarashyizeho fibre optique tukanazana nyine na last mile solutions zituma aho uri hose, waba uri no muri Nyungwe, uba ufite internet iteye imbere. Nibyo bituma uyu munsi umunyarwanda aho ari hose ashobora gusaba serivisi atarinze kuva mu rugo iwe akayihabwa. Kera umuntu yavaga mu rugo ukajya kwirirwa ku biro by'umurenge, by'akagari, by'akarere se, usaba serivisi, icyemezo cy'uko wubatse, icyemezo cy'uko uri umuseribateri, ariko uyu munsi aho uri hose urabisaba bagahita babiguha ako kanya. Kandi kuba nta muntu urinda gucaho, ubwo nta na ruswa utanga. Ibyo byose rero byakozwe biturutse muri ya mahitamo atatu navuze. Nibyo byahinduye u Rwanda aho rwari ruri mu kavuyo kenshi, mu bwihebe bwinshi, mu gucika intege. Uyu munsi kikaba ari igihugu kirimo amahoro, kirimo umutekano, ibintu bikorwa ku murongo, ndetse abanyarwanda bafite icyizere cy'ejo hazaza. Amahoro n'umutekano byo birahari, biranagaragara. Unagendeye no kuri izo nama uvuze, yaba iza FIA na FIFA, kugira ngo baze mu Rwanda nuko hari icyizere byinshi baba biteze, banabona n'igihugu cyumvwa n'igihugu cyizeye kubera amahitamo cyashyize imbere. Ariko ntabwo ari uko byahoze, ntabwo icyo cyizere mwagihoranye, kuko ubwo jenoside yahagarikwaga ibitangazamakuru mpuzamahanga byavugaga ko ari inyeshyamba zateye ziturutse mu Bugande zakoze kudeta, zakuyeho ubutegetsi mu gihugu. Duse nk'udusobanurira iyo transition yo kwitwa inyeshyamba zateye ziturutse mu gihugu cy'amahanga, zifashijwe n'ibihugu by'amahanga guhirika ubutegetsi. Nta nubwo banakoreshaga ijambo guhagarika jenoside cyangwa gukuraho ubutegetsi bw'igitugu, bakoreshaga ijambo guhirika ubutegetsi nk'aho bwari ubutegetsi bwiza. Mwavuye mute mu kwitwa inyeshyamba zaturutse mu mahanga, zahiritse ubutegetsi kugeza ku gihugu kiyobowe n'abantu bubashywe, bizewe, abayobozi baza? Kuko ndabyibuka igihe nka Bill Clinton yigeze gushaka kuza mu Rwanda muri za 1998,
avuga ati ariko ntari burare mu Rwanda, ararara muri Uganda, akavuga ati aha hantu mu myaka ine ishize bari bahiciye umukuru w'igihugu, ntabwo turizera umutekano uhari, sinahari. Ariko ubu ngubu turabona inama nka CHOGM zizamo abakuru b'ibihugu benshi, turabona abakinnyi batwara imodoka bakomeye ku isi baza, bivuze ngo baba bizeye umutekano. Nyakubahwa Honorable, sa nk'uwinjira muri iyo transition kuva ku nyeshyamba kugeza ku kwizerwa n'isi. Buriya kugira ngo ubone icyizere cy'abantu nta hantu kigura, uragikorera, icyizere uragikorera. Nibyo koko bwa mbere umuryango wa FPR uhagurutse ugatangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, bitewe na propaganda yari yarakozwe kuva muri 59 no gukomeza kugera muri 90, bavuga ngo abatutsi ni abakominisite, ni abantu bakunda ubutegetsi bwa cyami, kuko niko ababirigi na Kiliziya Gatolika bari barakwije mu isi, ku buryo rero umuryango wa FPR uhagurutse ushaka ko ibintu mu Rwanda bihinduka, abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo, iyo propaganda yarasubiriye abyuka iravugwa cyane. Ariko abayobozi ba FPR aho bari bari hose bagerageza gusobanura impamvu abanyarwanda bagezeho aho bashaka gukoresha n'imbaraga kugira ngo bahindure imitegekere yari mu Rwanda. Buhoro buhoro bigenda biza, bageraho bumvisha ubutegetsi bwa Habyarimana ko bukwiriye kwicarana n'abo bantu bafashe intwaro kugira ngo baburwanye. Haba rero inama nyinshi ziza no kugera n'aho haba imishyikirano ya Arusha, yaje kubyara amasezerano ya Arusha. Muri urwo rugendo rwose niko mu isi abantu bagendaga bamenya umuryango wa FPR, bakamenya ibitekerezo byawo, ku buryo bya bintu waregwaga muri 90 by'uko ari umuryango w'abuzukuru cyangwa abana b'abantu bahoze ari abategetsi mu bwami baje kuzana ubutegetsi bwa cyami, ibyo byahise bishira, ntibaba bakibivuga. Iby'uko ari abakominisite bigenda bishira, ariko hatabura n'ibindi birego biza. Njya nibuka Ubufaransa, cyane cyane inzego z'iperereza z'Ubufaransa zakwije ahantu hose ko FPR ari abakhmer noir, basa n'ababagereranya n'abakhmer rouge bo muri Camboge, ariko nabyo abantu bageraho babona ko ari ibirego bidafite ishingiro. FPR ikimara gutsinda urugamba, ikuyeho ubutegetsi bwakoraga jenoside, igashyiraho guverinoma irimwo abanyarwanda baturuka mu mihanda yose, ibyo twise guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda, abanyarwanda bose bashobora kwibonamo. Yego ntibyahise bikuraho urwikekwe rwari ruhari hagati y'ubuyobozi bwa FPR n'amahanga, ariko buhoro buhoro byagiye bigenda bishira, bitewe n'uko icyo FPR yavugaga ko igiye gukora yaragikoraga. Icyo ni ikintu gikomeye cyubatse icyizere amahanga agirira u Rwanda, ni uko u Rwanda ruyobowe n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Iyo rukubwiye ngo iki kintu ruracyanze, ruba rucyanze. Iyo rukubwiye ngo iki kintu tuzagikora, ruba ruzagikora. Ni ukuvuga ngo ijambo ruvuze, abantu bashatse bagenda bagatangira bakarikoreraho, kuko bazi ko icyo twavuze
turagikora. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, nicyo cyagiye gituma abantu batangira kutugirira icyizere, kandi n'ibyo tuvuze ngo tuzakora tukabikora koko. Turi abantu tugirana amasezerano n'abantu tukayashyira mu bikorwa, tugirana contract cyangwa se tugirana proje n'abantu. Ibyo twumvikanye ko tuzakora tukabikora koko. Ibihugu byinshi bigirana amasezerano y'iterambere n'ibihugu bya Afurika, ubiganirije barakubwira ngo mu Rwanda niho honyine uba uzi ngo niba twumvikanye ngo tuzakora uyu mushinga, amafaranga uzanye muri uyu mushinga uzabona icyo atanze. Ibyo rero byagiye byubaka icyizere. Uko usize u Rwanda mu myaka 2 ishize, wagaruka ugasanga rwarahindutse. Rimwe nigeze kuganira n'umuyobozi w'igihugu tutumvikanaga cyane, noneho niho mubaza ariko ko mbona muriho mugerageza kugira ngo twumvikane, murabiterwa n'iki n'ibibazo dufitanye? Arambwira ati rero, ati mu by'ukuri nta gihugu na kimwe cy'i Burayi kitakwifuza kugirana umubano n'ubufatanye n'u Rwanda, ati kuko nicyo gihugu ubona hari ikiriho kiba, hari impinduka, kandi impinduka nziza. Rero buri gihugu cyose kiba cyifuza ko iyo cyatanze amafaranga muri kooperasiyo cyangwa se mu butwererane bugamije iterambere, ayo mafaranga bwatanze babona icyo ageraho, bituma basubira ku baturage babo bakavuga ngo iki gihugu twagihaye miliyoni 5, nimushaka mujye kureba umubare w'abana biga wariyongereye, umubare w'abaturage banywa amazi meza wariyongereye, abivuza bariyongereye. Rero bakavuga bati icyo nicyo abantu, yewe natwe dufitanye amasinde namwe, twifuza ko twayashyira ku ruhande natwe tukabona uruhare, kuko natwe tuba twifuza ko amafaranga twatanze mu iterambere agira umusaruro, noneho tukabwira abaturage bacu ngo ya mafaranga twatanze mu butwererane yatanze umusaruro uyu n'uyu. Ibyo birumvikana. Nyuma icyizere cyaragaragaye ku rwego rwo hejuru. Natubwiye ukuntu mu minsi ya mbere byari bigoye, ariko mwayoboye diplomasi y'u Rwanda mu gihe runaka, wenda nubwo bitaba byarabaye ari mwe muri ku buyobozi bwa diplomasi y'u Rwanda. Mwaduha nk'urugero nk'ahantu hamwe, nk'uko wari uduharwa nk'urugo abantu mwagiye, abantu bakavuga bati rwose u Rwanda nta kuntu tutagirana amasezerano nabo, ariko mu minsi ya mbere abantu bakabavuga, bakabanga, bakabamagana, bakavuga bati abo ngaba ntabwo twabizera, ntabwo twakorana nabo. Hari ahantu, ubwo ndi kuvuga nk'imbogamizi nyine mwagiye muhura nazo muri diplomasi mu myaka ya mbere, hari nk'ahantu mushobora kuba mwarakomanze ushaka partenariat, abantu mushaka ko babumva, bakavuga ati oya, mwe ntabwo twabumva, mwe ntabwo twabizera? Ni henshi cyane. Reka mbere hano mu Rwanda, urumva nyuma ya jenoside u Rwanda rwari rwarasenyutse rwose, ibintu byose byarasenyutse, twagombaga kongera kubaka bundi bushya. Hari ibihugu byabonaga ko mu Rwanda hari abantu barokotse jenoside, yewe n'abatarayirokotse yenda batahigwaga, ariko nabo ubuzima bwari bwarasenyutse, babona ko bakwiriye kuba bafashwa. Ariko icyo gihe kubera kutizera guverinoma y'u Rwanda, guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda, ibihugu ntibyashakaga kuduha amafaranga ngo bihe guverinoma yacu amafaranga, kuko icyo gihe hariho propaganda ivuga ko n'ubundi tutazamara kabiri, ni guverinoma y'abatutsi, abantu nyamuke batazashobora gutegeka kuyobora u Rwanda. U Rwanda ni urw'abahutu kuko nibo nyamwinshi, bagomba kuyoborwa n'abahutu.
nubwo ibyo babivugaga birengagije ko guverinoma yacu majorite yari irimo abahutu, ariko niyo propaganda yari iriho. Icyo gihugu cy'Ubufaransa navugaga hari n'igihe cyavuze ngo abanyarwanda batoye bakoresheje ibirenge kuba bakurikiye guverinoma yakoze jenoside, ngo ni icyerekana ko ariyo bafitiye confiance cyangwa se bafitiye icyizere, ngo ubwo batoye. Rero guverinoma ya FPR bayanze bahunga bajya muri Congo na Tanzania n'ahandi. Rero icyo gihe rero ibihugu nk'icyo ngicyo navugaga byagize kampanye banga ko baha amafaranga direct guverinoma, kuko bavuga ngo ntizamara kabiri. Wagira ngo nibo bateye wa muririmbyi waririmbye ngo rwigera urudusubize. Bituma bashyiraho icyo bise basket fund, nk'agaseke bashyiramo imfashanyo, ariko ako gaseke bagaha UNDP, umuryango wa Loni ushinzwe iterambere, kuba ari bo bagacunga, tukajya gusabamo icyo dukeneye. Ni icyerekana nyine icyizere cyari hasi, nyine hasi cyane. Urundi rugero naguha, nubwo u Rwanda rwari rumaze gusenyuka kandi rwasenywe na guverinoma yari iriho yakoze jenoside, yagize ite, ndetse ikiba n'ibyari bihari byose, ibishobora guterurwa byose barabiteruye barabitwara. Banki Mondiale, kiriya kigega cyiza, cyanze kongera gutangiza imishinga yacyo hano mu Rwanda, ngo kereka tumaze kuriha umwenda wose tuyifitiye. Kandi barabibona ko nta n'ifaranga na rimwe twasigaranye, ariko bakavuga ngo ntabwo turi bwongere gutsura umubano n'ubufatanye n'u Rwanda kereka turishye imyenda tumaze kujyamo, kuba ubwo hari hashize amezi menshi batariha inyungu ku nguzanyo, ndetse batariha n'igice cy'inguzanyo bagomba kurihana n'iyo nyungu, bimaze kugera ku madolari miliyoni 9.5. bakavuga ngo ntibagaruka gukorana natwe kereka tubanje kuriha ayo ngayo. Cyakora habonetse bimwe mu bihugu imiryango mpuzamahanga birayaterateranya birayaturihira, dushobora gutangira gukorana na Banki Mondiale. Izo ni ingero nkeya natanga zerekana ko bitari byoroshye. Reka ntanga urundi rugero rumwe. Mu kwezi kwa 11 muri 1994 habaye inama zari zisanzwe ziba zitwa Sommet France Afrique. Ibihugu byinshi bya Afurika cyane cyane byakoronijwe n'abantu bavuga igifaransa, ariko n'ibindi bihugu bijyamo. Icyo gihe François Mitterrand wari perezida w'Ubufaransa yanze gutumira leta ya FPR, ubwo ngo ntayemera. Ubwo ni ukuvuga Ubufaransa ntibwemera iyo guverinoma. Ibyo byose nibikwereka, kandi nyine Ubufaransa nk'igihugu cyari gifite ijwi rinini hirya no hino, haba ari muri Loni, haba ari muri Banki Mondiale, IMF, muri European Union, bwakomezaga gusopanyiriza iyo guverinoma. Urumva rero mu by'ukuri kugira ngo dushobore guhindura, turwane n'igihugu gikomeye nk'icyo, ariko hari n'ibindi n'imiryango mpuzamahanga n'iki, za ONG zose zabaga ziriho zirwanya guverinoma yacu. Ntabwo intambara yari yoroshye, ariko kuba reka bivuge nko mu Cyongereza, kuba twari abantu bari principled, ntidutinye n'izo ntambara tukazirwana mu buryo bugaragara, buhoro buhoro byagiye byereka ibindi bihugu abafite ukuri aba ari bo, noneho bigeraho
biratugana biradusanga byemera gukorana natwe kugeza n'aho tugeze uyu munsi ho haragaragara harimo amitera yaranze gutumira u Rwanda. FPR muri icyo gihe uri ngubu umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa bikaba biyobowe n'umunyarwanda. Ntekereza ko ni intsinzi yagiye iboneka. Hanyuma nyemerera duse nk'abasubira inyuma ho gato, twari twaraganiriye ubushize utubwira ku buzima bwanyu mu buhungiro n'ibindi bikorwa byakurikiye n'ukuntu wisanze mu muryango FPR Inkotanyi no gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Ni ahantu mwahuye cyane na leta ya Habyarimana mu biganiro no mu bindi bikorwa bitandukanye, ku buryo mwari mubazi, mwari muzi imitekerereze yabo, ndetse no kugira ngo uzatangize urugamba ku muntu nuko ahanini mugerageza gusesengura imitekerereze ye n'ibyo ashobora kuba yakora. Mwigeze na rimwe ahantu mwari muri kuganira kuri leta ya Habyarimana mutekereza ko mu bikorwa bidasobanutse byose baba bafite ko bashobora gutekereza gukora ikintu nka jenoside? ntabwo navuga ko twabonaga ko bazakora jenoside ingana kuriya, ariko kwica abantu byo kubera twari dusanzwe tuzi ko bica, kandi nta nubwo batinze no kubyerekana kuva FPR itangije urugamba. Kwicana kwahise gutangira. Urabyibuka mu kwezi kwa 10 bahise bafata abatutsi benshi cyane, bavuga ngo ni ibyitso, babafungira ubusa, abandi barabica. Icyo gihe bishe abatutsi benshi muri za Nasho, abari barahungutse baturutse Uganda birukanywe na Obote, n'abari bari mu Mutara barabica, abandi barahunga. Uko intambara yakomezaga igenda itera imbere niko bagendaga bica abantu, bica Abagogwe, bica abantu muri za Kibirira, za Kibuye, bica abantu muri za Bugesera. Ibyo kwica nabyo byaragaragaraga ko bazabikora, ariko nta muntu watekerezaga ko bashobora kuzica kuri ruriya rugero, nubwo babivugaga. Urabizi, ndibuka mu kwezi kwa mbere muri 1991 hari umuprofeseri wigisha imibare witwa Banyaga yaje ino, guverinoma ya Habyarimana imukoreshereza igiterane kuri stade Nyamirambo, ivuga ngo reka abwira abanyarwanda uko abanyarwanda bo hanze babona iyi ntambara. Mu magambo yavuze icyo gihe yavuze ngo ikosa bakoze muri za 59, 63 ngo ni uko baticaga abagore n'abana. Ngo iyo baza kuba barisha abana, ngo ntabwo nyakubahwa perezida wa Repubulika Kagame aba ariho. Iyo baza kuba barisha abana, ntabwo Rwigema yari kuba ariho. Ngo ubwo rero nta ntambara bari kugira. Ngo rero ubu nibajya kwica ntibazasige n'abana n'abagore n'iki. Urumva ibitekerezo bya jenoside byari bitangiye kuza. Ni nabwo hanavutse na CDR, nayo ikagenda ivuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri jenoside ukuntu yabaye irenze ibitekerezo, irenze ibyo ubwenge bw'umuntu bwakwega, kuko abanyarwanda ukuntu twabanaga kuva u Rwanda rwabaho, twarashyingiranaga, twaratabaranaga. Iyo ku musozi umuntu yarwaraga akeneye abamuheka, kera ko nta mbangukiragutabara zabagaho, abantu babatwaraga mu ngobyi. Ari umuhutu urwaye, abatuye aho ngaho baba ari abatutsi ari abahutu, bose baragendaga bakamuheka, bagahingirana, bakagira bate. Twumvaga nubwo ayo magambo avugwa, imibanire y'abanyarwanda ubwabo, uburyo
babanzwe hamwe bakagirana igihango bizatuma abantu badashobora kwitabira ibyo abo b'abanyaga n'abandi ba barayagwiza n'abandi ba sederi bose bavugaga. Rero ntawabura kuvuga ko ubwicanyi bwabaye muri jenoside, icyo umuntu yakwita mu cyongereza magnitude cyangwa se mu gifaransa ampleur, magnitude yatunguye buri muntu wese. Abantu batekerezaga ko bazica abantu yenda benshi, ariko nta watekerezaga ko bazageza aho bagejeje. Abantu bategura jenoside banasoreza cyane mu kuyipfobya ndetse no kwihakana. Bamwe mu bayipfobya n'abayihakana bakunze gushaka kugarura icyasha kuri FPR Inkotanyi yahagaritse jenoside, bakavuga ko iyo intambara iza kuba idahari ntabwo abantu bari gupfa ku kigero cyaho bapfuye. Ibyo bintu murabyumva ndabizi, ariko mubivugaho iki? Abantu bashaka kwerekana ko kubera ko FPR yarwanaga nibyo byatumye abantu bicwa ku kigero bishweho. Urumva, iyo umuntu yakoze jenoside ni icyaha ndengakamere. Ni abantu bakeya b'intwari cyane bashobora kugarura umutima mpembero, bakavuga bati ibintu twakoze ni amahano, reka tubisabire imbabazi. Bakemera kwakira icyo cyasha cyo kuba barakoze jenoside, bakagisabira imbabazi kugira ngo bakomeze urugendo. Ubundi muri rusange bose bashaka kugihakana, bagashaka kugipfobya, bagashaka kugishakira impamvu, kuko ntawabona uko asobanura ko umuntu yageze aho akora ibyo yakoze. Rero niyo mpamvu bagenda bahimba ibintu byinshi. Habaye intambara nyinshi mu isi hirya no hino, siko intambara zose zibamo jenoside. Ubu se wavuze bimwe baravuga ngo iyo FPR idatera, iyo Habyarimana adapfa, ibintu nk'ibyo byose. Abantu bavuga igifaransa nibo bajya bavuga ngo avec un si on mettrait Paris dans une bouteille. Iyo uvuze iyo ugiye uvuga ngo iyo bimera gutya, iyo bimera gutya, nta kintu utavuga ko gishoboka iyo bimera. Iyo watangiye interuro yawe uvuga ngo iyo, ushatse ushyiramo icyo ushatse cyose gikwirwamo. Rero nta kuntu wavuga ngo FPR iriho irarwana, iracyari mu Mutara, utangiye kwica abantu za Bugesera, urica abantu za Cyangugu, urica abantu za Gikongoro ya kera, ibintu nk'ibyo byose. Ntabwo ibyo byagutera kwica abantu uri umuntu muzima. Yenda bajye bashaka izindi mpamvu, ariko kuba FPR yarateye ntabwo ari cyo cyatumye bicana, kuko ubwo bari babifite muri gahunda ko niyaramuka ishatse kurwana, kandi bari baranabivuze. Ndibuka muri 1987 hari umujournaliste wa Libre Belgique wigeze kwandika, yari yaje mu gihe u Rwanda rwizihizaga imyaka 25 ya independence. Yabajije abayobozi ba hano avuga ati ko muri Uganda hari abanyarwanda benshi barwaniye Museveni, ndetse bakaba ari ba ofisiye bakuru cyane. Ubu ntimufite ubwoba ko bashobora kuzahindukira bakaza bakarwana no mu Rwanda bashaka gukuraho ubutegetsi bwanyu? Bagiye bamubwira ngo bakaramuka barwanye tuzamara abatutsi bari mu Rwanda. Urumva rero ni ikintu bari bafite. Niyo tutarwana bari barabafashe nka otage,
no kubica bari kubica n'ubundi babicaga igihe bashakiye cyose. Dr hari ikibazo ujya nibaza cy'amatsiko abantu babaye muri ubu buzima cyane cyane bwo guhura n'aba bantu bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bakora muri ubwo bwicanyi bari gukora jenoside kuko byose ni ibintu abantu banyuzemo. Ni gute imitekerereze yanyu iguma iri sane, iguma iri ku murongo muzima, mukaguma no ku ntego y'icyo mwatangije urugamba muri kudiringa cyangwa muri guhura n'abantu nk'abo ngabo bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo? Icyo ngicyo ni icyerekana ubuyobozi bufite intego, bufite aho bugana. Ubundi iyo ufite ubuyobozi cyangwa leadership nyayo cyangwa se leader nyawe, ntayobeshwa inzira n'ibibazo ahuye nabyo. Umuyobozi nyawe aguma ahanze amaso aho ashaka kugera. Niyo yahura n'ibibazo, ntabwo ibibazo bikwiriye gutuma ateshuka objectif afite. Rero nicyo cyiza twagize muri RPF, twagize abayobozi cyane cyane umuyobozi wacu mukuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika udateshwa inzira n'ibibazo tugenda duhura. FPR ijya kubaho, iyo usomye porogaramu politiki cyangwa se imigambi ya politiki ya FPR, umugambi wa mbere wari uwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Impamvu twari twahisemo uwo mugambi ni uko byagaragaraga ko nta bumwe bw'abanyarwanda bufite. Hari abantu barenze miliyoni b'abanyarwanda baciriwe ishyanga, ndetse bakanababwira ngo ntibashaka uko babaho ngaho, nta burenganzira bafite bwo kuzagaruka mu Rwanda. U Rwanda ni ruto, mu buto bwarwo nta mwanya wabo uhari. Hakaba n'abandi bagumye mu Rwanda bakababwira bati nubwo mwebwe mwashindiriye mwanze guhunga, muzaba abanyarwanda ba kategori ya kabiri cyangwa ya gatatu, badafite uburenganzira bwuzuye nk'abanyarwanda. Mutemerewe kujya mu gisirikare, mutemerewe kwiga amashuri aya n'aya, mutemerewe guhabwa buruse ngo mujye hanze kwiga nk'abandi. Ndetse no mu bandi, abandi bakababwira bati ubu butegetsi buriho iki gihe ni ubw'abashiru n'abakiga. Niba utari umushiru, niba utari umukiga, nturote cyane, ntugire ambisiyo. Byerekana nyine ko u Rwanda rwari rwaracitsemo uduce. Niyo mpamvu FPR ijya kubaho, umugambi wa mbere wari uwo kuvuga ngo twakongera kubumbabumba uru Rwanda, abanyarwanda bose bagahurira ku Rwanda nk'igihugu cyababyaye, bakumva bakishimiye, bafite ishema ryo kuba abanyarwanda bose. Iyo ntego rero, nubwo hagati aho habaye ibibazo byo kugenda bica nk'uko nagiye mbivuga, kugera n'aho bishe mu buryo bwa karundura bwa jenoside, nk'abayobozi bafite intego, ntabwo ibyo byabaye byose twemeye ko bituyobesha inzira, kuko iyo bituyobesha inzira twari kujya mu byo bakoze nabo, tukajya kwica natwe, tukagira revanche cyangwa se kwihora, kugira gute, tukavuga ngo mwaratwumvishije reka natwe tubumvishe. Ubwo twari kuba twaneshejwe, twataye inzira. Rero twagize Imana tugira ubuyobozi bwa RPF, ku isonga yabwo hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aguma adufasha kureba icyatumye duhaguruka, icyatumye turwana, icyatumye dukora ibyo twakoze byose, ko ari ukugira ngo twongere twubake u Rwanda abanyarwanda bose bahuriyeho, bafite uburenganzira bungana. Iyo ikaba ariwo musingi twakubakaho u Rwanda no mu bindi bice byarwo, ari ibice
by'amashuri meza, hari ibice byo kuvura abantu, hari ibice byo kwiteza imbere n'iki, ibyo byose byubatse kuri uwo musingi. Rero twavuze ko tutagomba gukurwa mu nzira yaduhagurukije, ubwo twari kuba tutari leaders nya leaders, kuko leaders nya leaders baguma bahanze amaso yabo kuri objectif yatumye bahaguruka bafata urwo rugendo. Dr. reka tugane ku musozo, kandi mwagize neza kutuganiriza. Icyo mbaza nsorezaho nacyo n'ikindi gihari cy'abantu bavuga buri gihe position FPR yagiye ahagaragara, barabisobanura ku rwego rwo hejuru, ariko turacyabona abantu nyuma ya wa mujije wo mu Bufaransa muri za 2006 2007 washinja abasirikare b'u Rwanda bari mu rugamba rwo kubohora igihugu ko aribo bamanuye indege ya Perezida Habyarimana wari uvuye mu mishyikirano muri Tanzania. Hari unité ihari y'abasirikare 600 bari muri Sende baraje kurinda abanyapolitiki. Byo ko bikiri kuvugwa kandi mwaratanze position yanyu, kuki hari abantu bagishinja FPR kuba ariyo yari inyuma yo kurasa cyangwa kumanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana? Kuba twaratanze position yacu, ndetse hakabaho n'abantu bakoze ubushakashatsi bakerekana ko abarashe iriya ndege bari muri Kankanombe, ahantu nta musirikare wa FPR wari gushobora kuhagera. Ntabwo abanga u Rwanda byatuma bareka kuguma barega, so baguma babigarukaho, atari uko bayobewe ukuri, ariko icyo baba bashaka kugeraho ni ugukomeza gusiga icyasha umuryango wa FPR Inkotanyi. Rero hari n'igihe usanga babivuga bakeka hari ko byabakuraho icyasha cya jenoside. Ntabwo gupfa kwa perezida kwakagombye gutanga ubusobanuro cyangwa impamvu yo gukora jenoside. Muri iyi si hamaze gupfa abaperezida benshi. Muri Amerika ngira ngo hapfuye abaperezida bageze kuri 4 bishwe, ariko nta na rimwe nigeze mbona, niba umuperezida, reka tuvuge uwo nibuka wapfuye vuba aha muri 60 ngira ngo na 4, Kennedy apfa, ntabwo abakatolika bahise bahaguruka ngo bice iyindi groupe y'abanyamerika, cyangwa se aba Irish ngo bahaguruke ngo batwiciye perezida w'umu Irish, tugomba kwica abandi bantu. N'ahandi henshi abaperezida bagiye bapfa, ntibibe impamvu yo kwica abandi bantu. Rero nubwo baba bashaka guhimba icyo kinyoma ngo barebe ko cyatanga justification cyangwa impamvu, nayo ntiyaba ari byo. Niyo byaba ari byo, ntabwo byabaha impamvu yo kwica abantu miliyoni ngo nuko umuntu umwe yapfuye. Ntibyabakuraho icyaha cy'ubwicanyi bw'indengakamere ya jenoside, usibye ko atari nabyo, kuko habayeho za ankete nyinshi zagiye zibyerekana ko atari byo. Nyuma rero dusoze Ambasaderi, mwagize neza kutuganiriza kuri uru rugendo rukomeye rw'u Rwanda. Ni urugendo ruzigwa imyaka n'imyaka. Mu Rwanda tugira ukuntu kera twavugaga amateka tunayabika tunyujije mu mvugo, ariko tukabinyuza mu migani, tukabinyuza no mu bisigo no mu byivugo. Hari imigani y'imigenurano tugira mu Rwanda, hari n'amasayings asanzwe ahari. Uramutse urebye uru Rwanda rw'imyaka 31 ishize, waruhuza n'uwuhe mugani w'umugenurano w'u Rwanda, cyangwa wenda n'imvugo yihe? Ni iki kintu wavuga mu magambo make byangana n'u Rwanda? Umugani navuga cyangwa se imvugo navuga, ubu navuga ngo uwapfuye arihuse. Uwapfuye arihuse kuko atabonye u Rwanda
ruhinduka ruba rwiza, ruganwa n'abantu hirya no hino ku isi, ruvugwa ijabo ryarwo ryararuhaye ijambo mu mahanga. Uwapfuye arihuse. Uwapfa ubu ngubu navuga ko asize ruresi, asize ruresi. Nizo mvugo ebyiri navuga uyu munsi. Uwapfuye mbere atarabonye uko rugenda ruhinduka, navuga ko yihuse. Uwapfa ubu navuga ko asize ruresi. Ariko Dr, mu minsi yose mwari muri mu bibazo, gutekereza ibintu nyine uburyo mubayeho nabi, mwarotaga u Rwanda rumeze rute rwo kuba mwageramo mu kiruhuko cy'izabukuru? Uru ruhari uyu munsi rurahura n'urwari ruri mu nzozi zawe, uvuga uti ninjya mu kiruhuko cy'izabukuru nzabe ndi mu Rwanda rumeze gutya? Navuga ko ruriho rugana aho nifuzaga, kuko nubwo ari rwiza turacyafitemo ibibazo, turacyafitemo abantu bakennye. Nifuzaga ko nazagera mu kiruhuko cy'izabukuru nta munyarwanda ugikennye, abanyarwanda bose bafite ibyangombwa by'ibanze. Tuvuge buri munyarwanda wese afite amazi meza mu nzu ye, afite amatara mu nzu ye, afite telefoni. Ibyo byarabaye, karabaye, bose barazifite. Buri munyarwanda wese yohereza umwana we ku ishuri, kandi ku ishuri ryiza rimuha uburezi bufite ireme ndetse buvanze n'uburere bwiza. Aho turacyafite urugendo. Umunyarwanda wese urwaye afite kwivuza, uyu munsi ni nk'aho bihari, kuko hafi y'abanyarwanda bose bafite ubwisungane mu kwivuza butuma bajya kwivuza batagipfurwa ikirago. Ariko naho bivuriza twifuza ko harushaho gutera imbere, hakaba heza cyane. Hose byakunanira kuri poste de sante ugahita ujya kuri centre de sante ya segiteri, byananirana bakakohereza kuri hopitale ya district, byananirana bakakohereza kuri hopitale de reference y'intara ndetse no ku gihugu. Birakorwa, ariko kubera ubushobozi bukeya mu gihugu siko bose babigeraho. Ni urwo Rwanda nifuzaga ko nasaziramo, ariko ikintera ishema kikanezeza nuko mbona urugendo ariho rugana. Nifuzaga u Rwanda rutakibamwo abantu bakangurira abandi kwica, kwanga, kugira gute. Yenda hano mu Rwanda ntibigikorwa, cyangwa se bikorwa rwihishwa, ariko turacyafite, kubera iterambere ry'itumanaho, abantu babikora hanze bakoresheje za YouTube, za social media, cyangwa se bagakoresha n'amaradiyo nka za gahuzamiryango n'izindi. Ndacyifuza kubona abanyarwanda bose baravuye muri iyo mitekerereze, tukagira u Rwanda nta munyarwanda ukirota urupfu rw'abandi, ukifuza urupfu rw'abandi, ukifuza ko abandi basigara inyuma. Twese dufatanyiriza hamwe kwiteza imbere. Twasanga umunyarwanda hari umuntu uriho umurenganya, twese tugatabarira hamwe. Ntibavuge ngo nguriya bariho barenganya n'umututsi, reka arazira ubututsi bwe cyangwa ni umuhutu. Urwo ni rwo Rwanda ndota. Icyo nshimira Imana ni urugendo rugaragara tumaze kugenda turuganaho. Nubwo tutari twarugeraho rwose, urugendo tumaze kugenda rurantera ibyiringiro ko n'urundi rugendo rusigaye narwo tuzarugenda. Imana niyakomeza kubana natwe, ikatubera Imana, natwe tukayibera ubwoko. Ndumva nta kabuza tuzahagera. Imana idufashe muri urwo rugendo. Honorable Ambasaderi Dr Murigande Charles, mbashimire cyane. Ni ukuri mwakoze cyane kwemera kuganira natwe uyu munsi.
murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha. namwe